umuntu yavuga yuko mu by'ukuri karike n'utwara ibikapu oya ni ibikapu bye ariko kugarukamo ibikapu bye afite igikapu cye umwasisita burya atwaza na boss cyane umwasisita w'umukongomani ubu agiye kungiriza muri Congo egere di Congo iyi niyo arimo kugarukamo muri UEFA Champions League bivuze iki kuri Manchester United na Premier League muri rusange bivuga ko ariho ibarizwa niho yakagombye kubiri nikitegerejweho n'abakunzi bayo nikitegerejweho n'izina ryayo nikitegerejweho na partenaire bayo nicyo itegerejweho kuri statut yayo ubwo bivuga ko yagarutse bivuga iki bisobanuye kandi transformation cyangwa se uguhindurwa gukozwe na Michael Carrick bisobanuye ko ubu yatuza noneho ikubaka umushinga w'igihe kirekire guhuzagurika bikanga bisobanuye ko iyo fana yungutse kuko ntago ari byiza kwirushanwa gutakaza izina nka Manchester United burya ntago ari byiza yego ndakabona nubwo biba bisobanura ko hari abantu vorishe bajemo ariko mu bijyanye no gukunda n'amarangamutima ntago bivuze ngo ukuje uri mushyashya ngo isi irahita ihubuka oya ari amakipe usanga afite abafana banzamurambaho baba bategereje ibyo bisobanuye mu buryo bw'amafaranga kugabanya ibihombo United irahombye cyane ishoye byinshi cyane Champions League ni umuryango mwiza wo kugira ibyo wagarura muri bimwe mu byo uba watakaje irushanwa rigeze aho ku mukino n'ibiwujyamo ugira ibyo ugaruza mu byo watanze kubura muri iryo rushanwa Champions League ni ikirombe cy'amafaranga ubashe gucukura uko abashije aragenda akikurira muso ikikururo no kubanza kuhagera bisobanuye umwuka mwiza usimbura umwuka mubi wari umaze kwiganza ya Old Trafford bisobanuye ko noneho ubu le bon vent ishobora kuba yaje Orinor bisobanuye ko sezo ari ndende ko ushobora guca mu bice byose ariko sezo ikarangira usetse ni bya rirabe kirira rodeni niko bisobanuye kuko nta gice na kimwe nta marangamutima namwe Manchester United itanyuzemo yo n'abakunzi bayo muri iyi sezo iyo usoje rero uvuga uti ngarutse aho abakuru babarizwa ibyo bindi byose ubona ko hari akazi gashyizwemo mu mpera zayo bisobanuye ikintu kinini nge ku giti cyanjye ntabwo mfite isoni ubu ngubu zo kuvuga ko sezo ya Manchester United ari reyise ntabwo mfite isoni zo kubivuga rwose kari ko sezo ya Manchester United ari reyise igezweho neza cyangwa se yabyaye umusaruro bitewe n'ibyo byose yaciyemo bitewe na imwe muri objectif zikomeye ziba ziharanirwa mu ntangiriro ya sezo bitewe n'amateka n'ibihe yari maze iminsi inyuramo ariko binakomeye noneho bitewe na bamwe mbona byagoye kandi mu by'ukuri tutarababarizagaho aho bakagombye kuba bagorwa no kubona iyo myanya ine ibajyana muri Champions League bisobanuye ikintu kinini Manchester bisobanuye ikintu kinini pe cyane kabisa ni sezo reyisi nk'uko wambwarije adabyibazaho Lucas kuri United urebye ibyo bamaze iminsi babamo muri ino myaka wavuga ko ari reyisi ariko ku rundi ruhande ku izina rya Manchester United ntabwo qualification ya Ligue des Champions wavuga ngo ni sezo reyisi 100% cyangwa se ni birahagije ibyigezeho numva wabifata mu buryo bubiri hari ibyimaze iminsi irimo nonaha mu myaka ya vuba ivuye ku mwanya wa 15 kuba ku mwanya wa 15 kuza ukabona qualification ya Ligue des Champions kuko ni igisobanuro cy'amafaranga atari makeya ku ruhande rumwe ni byiza ariko sinzi ko byaba bihagije ku izina nka Manchester United ko wakwicara uvuga uti ibi birahagije ibyagezweho umwaka utareka twongere dushake qualification ya Champions League
njye navuga ko ni umwaka mwiza kuri Michael Carrick ku ruhande rumwe kwinjira mu kazi nk'umutoza paraporo ye naho yari yasanze ino ekipe ziriya fictures za twaribaga z'amakipe yatsinze kuko ugiye kureba wenda traditional big six zose arazitsinze. Ni umwaka mwiza kuri we, hari icyo kubakiraho. Byatera impungenge wenda cyangwa se cyaba ikibazo sinzi umwaka utaha bitongeye, ariko hacyarimo ibibazo byinshi. Ubu harimo ikibazo, harimo abantu bamwe batemera Carrick, bavuga bati se Carrick koko niwo gutwara Manchester United. Abandi ku rundi ruhande bati wazana nde wundi nanone uzi ino nzu paraporo y'ibyo akoze. Harimo ibibazo byinshi byo kwibaza kuko harimo na byinshi byo gusubiza. Harimo kureba ku isoko ku ekipe iraza kuza kumubakinga kugira ngo Manchester United igire abakinnyi koko bayemerera kujya kuba bahangana ku mugabane w'i Burayi. Ntabwo ntekereza ko ari season ya mbere azagenda avuga ngo ndatwara Champions League. No kureba ko wenda wagira niyo muri iyo mikino ya knockout. Umwaka utaha se waba ari umwaka wo kwititangira guhatanira igikombe muri Premier League. Birashoboka, ari inkuru ikomeye muri Premier League niyo nkuru mbona aho bwiremereye ko Pep Guardiola bipfa bidapfuka yari season ye ya nyuma mu Bwongereza. Hari indi hari ukundi gufunguka kuraza kuba kubayemo mu rwego rwa competition kuko uyu mutoza arazizengereje imyaka 10 amaze ari ibikombe 6 n'icya 7 gishoboka ashobora kuba yatwara, nabyo bishobora kuba ari byo byafungura. Hari amatsiko yo kureba iyi squad ibaye ikina 2 mu cyumweru, ibaye ikina 3 mu cyumweru, hajemo zino competition z'ibikombe by'imbere mu bihugu, ubwo byagenda gute. Antuka paraporo y'icyari kuboneka icyo twabonaga hose yagize tukabona ko United kujya ni Burayi bizagorana, hari icyo kwishimira. Ariko kazipo haracyari byinshi nanone byo kurwana nabyo byo gukora. Hari ugusimbuza abakinnyi bamwe na bamwe bagiye kugenda. Nabonanaga no ku munsi w'ejo ari deba ese abantu nka ba Casemiro ntago wamwongerera amasezerano ko nari gukina. N'ejo agize umukino mwiza cyane, agakomeza akaba iruhande rw'uyu musore uherutse no kongera amasezerano y'igihe kirekire Kobe Mainu. Hari ibibazo by'abakinnyi bamwe na bamwe, imyanya ubona ko ikirimo ibibazo no kongera squad muri rusange. Antuka harimo icyo kwishimira kuri no season, ariko ntabwo ari race total paraporo y'izina rya Manchester United saison 2025-2026 cyane cyane guhera mu kwezi kwa mbere kugeza kuri ubu ngubu. Antuka wavuga uti wenda umuntu yagira icyo yakwishimira. Aricyo shimira mugaro uhereye kuri Carrick nibyo nabonye mu mibare kuva yaza urebye amanota ari imbere ya Pep Guardiola, ari imbere ya Mikel Arteta. Kuva yaza yafata United abonye amanota menshi kurusha abo batoza bose bo banatangiye. Atsinzwe match ebyiri ngira ngo zonyine Newcastle na Leeds. Match ebyiri zonyine kuva yaza atwaye amanota 32 mu gihe Pep na Mikel baza inyuma ye. She uti abavandimwe bati mwete ni saison irace Lucas ntago yumva ko ari saison irace kuri United, ariko iraje Champions League yo ya qualification bayibonye. Sigiye kuri muzehe kavukire point de départ no yo kubaka United duhereye kuri qualification. Ngiye mbona kavukire niwe kwishimira ibyaraye bibaye kurusha abantu bose. Kuva yaza muri ekipe ya Manchester United mushuti wawe yego yanakwishimira kuvuga ngo nicyo cyemezo mfashe kibyaye amafaranga kinyunze n'abafana. Iki cyemezo kizafashe kuva yaza guhakazi kari kuri we no kubanza guhagarika murimo akamuhagarika twese tubona ko yatinze. Nanone guhagarika murimo ntugire ngo yamuhagaritse gutyo. Uziko bakoze za interview ninde uyobora uyu nawe yakoze interview nk'abandi Michael Carrick. Hari abakandida byashobora ko yari kuyanundi Soldier yari kugaruka, byashobora ko bari kuyanundi iki we ku giti cye yicaye akavuga ati eske icyemezo nafashe cyo kuzana Michael Carrick kugeza amaginga kirokoye amafaranga angana iki, kinyunze n'abafana bingana iki. Ni ibintu nawe kugeza amaginga yanga ntabwo yakekaga ko bishobora kuba nta n'umufana wa Manchester United
wakubwira ko Babikeka. iyi rani y'ibi ngibi byari nta muntu wari gupredikitinga bino bintu kuri we rero ngira ngo niwe wikwishyira akavuga ati awi kubera iki nono yakwishima mu buryo bubiri no seulement ni qualification ariko noneho tugende mu myubakire nyirizina ya ekipe nicyo kintu arokoye icyambere Michael Karike buriya izi resulta zitumye kavukire bimuhaye map noneho ku bakinnyi bashobora gusohoka benshi nabonye abakinnyi benshi bashobora gusohoka bakubwira ko Manchester United abakinnyi izasohora ishobora kuzajya izigama miliyoni 1.200 y'amapaundi buri cyumweru yatakaraga buguruma kurekipera ureye kuri ba Garnacho bandi tout le monde wagiye agenda miliyoni 1.200 sofa niho bari bageze ugashiraho nakaze miliyoni naho ushobora kugenda nyine ati iyo miliyoni 1.200 irafata room irinjiza ne iratuma ashobora kwinjiza abandi bakinnyi icyo ni kimwe cya kabiri bitumye noneho bamwe mu bakinnyi be bishoboka ko bari kubona floperega kubera uburyo batozwaga ko uburyo bakinaga Manchester yari navuga ngo yarindiriye abakinnyi bakomeye babahanga baza bakaba flop mu myaka itambutse bazi gukina ariko wabonaga bigenda byanga noneho ubu ngubu akakanya kuba ashobora kubona bagarima hari magoyeri kuba ashobora kubona umuzamu kuba nabonye ruksho kuba agenda abona abakinnyi benshi compris n'uyu mwana wasinze igitego cyatsinze nukuvuga ngo uyu mwana yaragiye kugenda ko bimayino yari ku muryango ugenda bivuze ikirere chantier noneho iye iracyari nini effectivement nkuko Jarika yabivugaga ariko byibuze irasomeka Shado sinzi icyo kintu mu cyumane chantier gusomeka no kudasomeka ni kintu gikomeye reka ngurugera Côté Liverpool chantier ubu ngubu ntabwo isomeka ndazana baye barutayizamutse ndazaba rutayizamu babiri nanone ufite ekitike wavunitse amezi 9 afite na Isaac ndazana undi mu mediateris ndazana undi mu récupérateris ese kuri Virgil van Dijk na Koyate ndazana undi mu défenseur ndazana umuza chantier ntabwo isomeka kandi waratanze nusu miliyari ariko kuri kavukire imyanya ashobora kuvuga ati imyanya yakongeramo ni ibintu bigaragara ko bishoboka kuri we mbona ko niwe nicyo kintu ashobora kwishimira ikindi we umuntu yakwishimira Manchester United ku mufana wayo yagiye ibona victoire nyinshi de prestige no seulement zijyana muri top 4 ariko de prestige vuko mugoroba utsinda Liverpool United yaherukaga gutsinda Liverpool muri Premier League oti arere tour oti yashize enye kwitsinda rero turasabwa byo byaye kwitsinda rero turi hari yashize 10 guru izo ni victoire nyinshi de prestige United ama déplacement yagiye ikora ni menshi so kuri we ngenyeka ko kuri kavukira na etat major nibo bantu kabisa bakwiye kuvuga ati rwose twafashe icyemezo kiripe ya United rero ikaba igarutse muri UEFA Champions League hamwe na BPay ubu ngubu rero rufite facture zo kwishyura korana na BPay muri rusange kugira ngo ugire icyo usagura kigaruka kuri telefone yawe kuri uyu wa mbere ndabiza abantu benshi baba bafite byinshi byo kwishyura BPay rero korana nayo wishyura uburyo butandukanye kandi akanyenyeri 797 urwego ubundi korane na BPay United rero njyana bavuga ngo byari inkuru cyane kugaruka muri UEFA Champions League mbere ko tuza kujya ku by'iwacu nabyo birambuye indi nkuru iri ku mugabane w'Uburayi Jado ku nshuro ya 21 Nerazuri batwaye igikombe